bonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanzi ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa nta nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu nujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Kimomo ko mwazanye dutangire hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu hari bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abana Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasa kurikira abashinzwe umutekano nibo gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye isasu barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mba mbonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kuvuga umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo nakurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandase wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa va You gotta take care of Lacey. I got it. Don't worry about it, okay? Muginga tugomba kumubona turamubona. How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. Genze biti. Toro. Ni Toro. Toro. I took something from her. Hari ikintu nakuye kuri Toro mfite. N'umusara polisi bandi bavayo. Bagira ngo mvuga. What are you saying? Shaka kuvuga iki? We're friends. Jene turi inshuti. We did some stupid shit together. Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi. Yeah. Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Tell me. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazanunahisha ikintu umubwire ko ari ikintu umusigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ninde? Got you. Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko ari cyo namusigiye, ngo ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigarira mugenzi bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Fuck. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Yeah. Hano rurashwa abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Bakise the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. Nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura n'akabari. N'akabari turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasa ifoto ye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikina bamwita Michael J. White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine.
uwo turi gukina na hano umukino yitwa Ivo ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Ivo ari muri Ukraine ku buryo umugabo ashobora kumushyiriraho agakomerezo cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigire nye nako tuzigire nye. Menye ariko beshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi udahari. Mugenzi we yazaga komerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'10-20 mfata udupose twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntago bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga cyo ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Nef mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Rwana n'urwishwa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'abantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumva kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumva kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops ajya kuri zo operation ziyambaye cyane. Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Ikigali muri kumwumva. stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo ku muhanda ukuntu wajya gurwana kera. Sasa ururwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko ururwana menya rwari rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko baba bashaka kwizera ibintu bitabaho. Bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hariyo ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm Jena ngo not ndi Superman. much of a fighter. Nta nubwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe w'indwanyi wibuka umugabo dutangiranye barasa. umugabo dutangiranye barasa witwa Cody niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe w'indwanyi ya hatari niwe urenze. Here for good next week. And since iyo cyumweru gitanagaruka atazasubira nibwo uzabona karenze. to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe. Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo. Sasa ari kurubwira rurangiza akazi vuba rutahe mushiki we ataza kumusakuriza. You're out too late. umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. Our beloved Carmine's is now a fucking mooly hipster joint. akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening bongeye baragafungura nyine bivuze ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who wants this joint? ninde nyiri kano kabari. oya aramwiyereka ntabwo ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntabwo abumbura umunwa. I'm a businessman. tumenye business. After 20K about what you paid, you ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20K cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. got set up in Bushwick or somewhere the fuck else.
ati ndakungura ibihumbi 20 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakungura ibihumbi 20 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya uyu mugabo urumva abayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo nese ko nize neza shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuriye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza You gentlemen have a good night. We're closed. ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari You know who this is? ariko uyu wari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo w'umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ariko kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze inaha oya bivamo What's your name, wise guy? witwa nde munyabwenge Pain. baramuseka How fucking appropriate. umva kumenyera mbega bano baginga impamvu bamusetse uyu nguyu agahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakundi umuntu ashobora kuzavuga ati njye nitwa Karori gahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse Listen, Pain. umva Pain I don't think you fully understand. sinzi nimba uri kunyumva It's what you call sentimental value to my community. ati wenda njye ibyo ngiye kukubwira ni ibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mba ntuyemo cyangwa se b'abantu banjye mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira iby'amarangamutima yanjye Great man have drank, bled, and died here. ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati impamvu kano kabari ngakene nshaka kukagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya avuga ati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana You take the deal. niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye Table. Beat your ass with it. uyarareba uretse Checkmate. ndatsinze none You know, urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo feel you on the ndi kubumva none mental thing. ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva You see, Urabona? the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we yabuze gato ngo apfire mu kabari nk'aka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo ni ukuvuga ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka And for that man's son to grow up and one day own that very bar. none ibaze nanjye umwana w'uwo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubu kabaye akanjye urumva ako kabari wakagurisha bivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore kuko nawe uyu musore kumubwira ati akabari amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite You see, urabona first, cyambere you should have taken no for an answer. wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjiye nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati icyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho Second, cya kabiri you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. umva mugabo icya kabiri muriya baba bariye kindi nanone uriya mwishywa wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakabababarira
atuma gasalayidinga nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'G wumvisha amagambo ati mwishwa wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akabi G ntapfushe. And third, cya gatatu I heard that Mooley comment. Not cool. uburyo mwajemo ntabwo ari sawa. By your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing, you've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo It's now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozemo akaboko tuyagira iyo ukozemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa orange nimba ubwo umuntu usa orange nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyaraseka. You wowe clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mu gatsata tugiye turuneri ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura amenya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly, kubwisha you ukuri do not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo wowe ikigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ati ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. gaturare nuko bimeze. So, kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka mbwira icyo ngiye gukora I'll break your jaw for ngiye you. kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya uyu mwirabura yiyemera mu ncere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. Pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucishe muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wende bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na power violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shawo ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore Made one mistake. ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? ye What's that? iriya kosa nakoze uwo ni Fabrice Mahoko You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buriya umuntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngo akuraze ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kujya gukuraho imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kora imbunda iki uretse kika kabiranye abagabo. nuko dutangiye kura y'imbunda Catch, motherfucker. fata madantuza fi nta mikino uretse fata bosi arasinga afunira hasi kura y'icupa kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ngo agasi icyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky. uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana y'imbwa amvuniye itama rwasaya harya ni urwasaya wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure
agashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishyiko warareba umwana mushiki bega ingwagasi we. Mugabo arakubita. Vayo Michael J White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain. Agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye uburyo bamunyuje mu idirishya. Tamubona ariko. She says you weren't much of a fighter. None se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo umva amagambo hakorera rwarwana nturwishywa rwe. I'm not. Ntago ndi byo. It's the violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umva amagambo atubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye. Mbega amagambo yose at fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe batera undi n'undi amutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shaho. I won't tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntago ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari. Ni umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyu inkuru mbimenye yaramugezeho. Ngo Uncle Cody ntago ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe yahaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. Ubu ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isaza muri Romania. Katorori. Mugabo yisaza Romania. Katorori. Nindwanye abatuje. Mugabo ariyemera shawo. We ntago ngajya rwana. Ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntago byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo ari kumureba uyu mugabo ari kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje akonino. Nuko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzino. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe namwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. I've updated a few things since you were here last. Ntago ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntago aheruka kera. Stay in. Komeza imbere. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavana uryari nzavana umaze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Uzi gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with us. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya.
ashyingurwa inaha. Things changed, John. Ibintu byarahindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose za kera ninjye uziyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarahindutse kuva wava mu kazi. No, hell, even the Brits trying to disavow us. Ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka kugarura hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None, can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? To start. Ndahera he? Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye. Nimba ari igisambo, nimba ari umugizi wa nabi ntabwo tuzi icyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Yeah, buddy. Hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Barros. in Africa. A good soldier. Ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza. Umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane. Bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I can supervise them. Niyo mpamvu twe twashyizeho Cody And n'uwa Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. Woyoboye akabari bigume gutyo ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katurore kwereka bwarisha cyari muri Romania Bucharest. Zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Yo masaha y'ijoro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi. Muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka. Muvunira ibiti mu matwi. Oya nako. Mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura. Bomva na oderi yayo. Yaje kunino. Naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do. Arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka. Byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. Yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biye minzi. Katurori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha. Ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha. Nambaraga afite zo kubungana imirambo y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru. Mbashyingura aho babonye asike. Barakoreka maje gushyingura arimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriye wapfuye
ndetse niyo batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira umwunganizi yaje kumushyingura Mason nta kundi musaza nta kundi undi mugore waje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba ziyicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ininja hari n'ininja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi sasa urebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza My condolences. Condolences mwana Bibesco, Bucharest PD. I worked. Bayita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha amakuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Okay. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugawuruka amayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi umuvandimwe we. Uyavayo. Abanza yitigiriza modoka yose avuye hano. Kurikirane. Batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika I'm sorry for your loss, man. nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari mara ubwo bamutwaraga cyangwa se bamwicaga. They? Bande abo ngabo? A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are? Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Umwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabishe umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Ntegereza ara ku muryango bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyo cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorore. Avuye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Yeah, ko bagenda Mason yabarebaga.
Mason umwungarizo yapfuye azaho bari abagabo bavuye katurore njinamo indani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi yinjira muri ya sare mbera byombi narumiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ruri kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katurore mbona uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kani shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite hey sare mbera byombi n'imbera miki sasu hey arasa amatara Gabriano kuramo kandoro meze nk'icyuma uyafaya umurinzi aca bugufa mubaga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore sura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye bavuze ifanke ngenzi njyana y'ifanke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe musura kuri telefone ahita hamagara igitaraganya iryo joro hamagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man, mfite ibibazo hano nkeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuzagura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at the... Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa wabo ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawoze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. Abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant ko amwita ko zo umuntu baha amakuru. Ndi mu nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Umaze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Abashinzwe umutekano bakirohara bakomanze. Soka ukomanze naga mubona. Usonenye. Okay. Streetlights are on for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Cyo kingura isasu. Hey. Sas. Bagabo bicaye bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurori. Sas mu rugo y'umugabo nawe ashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena.
bamushyize uyu yari hano muri dushe, ni umwana wa babandi bari basuye hano. Yumva urusaku hasi bari kurira. Box mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki wapi? Mama uyu mukobwa afite umuteto mam, ari kumva abantu barira basakuza ngo mam. Taba GST we ni ikibazo kudakurira je. Mama ninduriyo, ari kumva abantu barira amasasu avuga ninduriyo. Uyu muteto nagaro wa GST. Mumenye neza ko ejo nta wundi muntu uriyo sha. Katururi koga kora isuyime ngo komana ubuse ni ibiki he. Rupitira nifite umuteto do. Mama papa umuteto yumvira umuteto. Iki ni ikibazo, kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy. Rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya Kabosi wo mu Gatsata. Kabosi isura ye dore nuko Kabosi. Rupita barayitwara. Bagiye ku bantu barabica iryo joro. Umuryango wa Figa iryo joro barawishe wose, barabishe n'abashyitsi. Tugaruye kuri Mason. Mason yari abantu yarashe, yahise bazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine. What the fuck? You're filling it up in here. Mani meze biteye moruge yacu maze kuyuzuza. Sasa iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo. Shit's a lot bigger than we both thought. Ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga yego. I need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. Ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira, cyane cyane Payne ntugire icyo umubwira. Uyu nafande His brother. yabuze umuvandimwe we, yanyuze mu bihagije, ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba. Ni Payne wa wundi uvuye muri Amerika. Shit. Sike I want to see you in my office first thing in the morning. mu gitondo uze muri ofisi yanjye For the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya. Mbega ugiye ducece kuryama. Uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura, ntugire icyo uvuga, ucece kugenda uryame. Benshi bapfuye. Aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba. Nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi, ibibazo bikomeje kuba. Kora telefone uyu mumuje kuvugana na Payne. Yahise ahamagara. Hari abantu babatumva. Yahise ahamagara Payne, ahubwo bakimubuza fande ngo nahamagare Payne yahise avugisha Payne. Uyu ni Payne. Dukeneye kuvugana. Ryari hehe? When and where? Ryari hehe? Yahise amurangira aho bahura. Abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira. Sushon bahise bapanga guhurira hehe? Mu ibara, mu madive. Bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Ura muri Amerika ubimenya ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came Nuka Slovakia. state. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga, ariko byashikoranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngabo avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo. Kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi. Umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara. Ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard she wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura, ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka. Ibyo nabyo narabyumvishe. Kumbe hanze y'ako kabari hari uhari. Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama? But I called Payne. I'm about to be. Nahisemo amagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama. Yahamagaye afande. That's exactly where I know I can trust. Mason? I Mason? did this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana? Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he?
mugiye guhurira Fandesi amaze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You better next know where you are? Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru rurabo kwa musore wacu disi ni umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko n'ubundi abantu ndi kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinjye yamwamwereye umusore nawe ati cyane rwose. Nimba mbwenga ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. They more problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. Nticyakira. Wagira ngo ntumpemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose ni akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo. Baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bumpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguze twapeshe Rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi. We mumve we mukobwa ibyo ari kubabwira muri kubyumva mureke wenyine. We wakoraho funa umugera box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure. Vayo wapi batse cabiranye kagabo arafuna fata ugutwara karaga hasi asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho wapfuye. Kumbe yari afite agatwi gato. Abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose ntago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye igihe ajya gutabara. We rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa kazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyuriye mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kanange dukenyerero ndi ni G. Uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka dukenyerereho tu kora icyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya arwana. We no means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabagingamo hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza cyo sheni mani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Alright, now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sorry, yubaha abantu bose. Umu ex we n'umumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza ari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urugabo uriyemera sha. Ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe wenyine muntu nakwizera nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a
capo in the Toro Syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge yari ari kumwica mwambitse amapingu hari kasete igaragaza ibyo byose kabakwereke ubwo yakurikiraga ikihebe umuvandimwe akimara kubona ngo ibyo iri kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi umuvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe ngakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me. Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uri tatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano, niwe nyiri bamansuzi ba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. They say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo bivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba abamansuzi bashyashya bano bamansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora aho niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Kurayo pistori. Murakaza neza muri club yacu. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fata imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati muvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katarori. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona we kumuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari uri kubacunga cyane. Ari umugabo ari kurebana niwe wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Niriye jambo nakubwiye ngo ijoro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Baze kubona kandi ngiye mujinga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. There's something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye nawe turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yaka inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona.
simuzatira iparika hano cyo vuyemo jya kurayibona shyira ku ruhande box buretse kick shyira ikigabo hasi sore sa nkaho bari bamuteze agaco hakurino hari abamurebaga kumbe hirya hari undi mugabo uhahagaze byari hasi box punch ku menyo ni umuhate n'umurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe kigabo arakica ni abari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hariya aramubura umugabo yabonaga hariya imbere aramubuza mbese bite tuvuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe ko utabara ubuzima bwawe iyo ugose uko abandi barabikora ubuzima bumeze shyira inyuma hava imodoka iramugonga umusore dore ngo baramugonga Mason imodoka icaye musigaho bwarakeye barakwereka yari muri ya nzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye yaje mu bitabo by'umuvandimwe we abandi bantu batunze ibitabo nta gitabo utunze ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita ntago ahantu ujya uhisha ujya urahindura kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi cyase John azaho mpisha yasanze flash yako nino ashyira mu mashini yitonze agenda kurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig ndaketse ko tuni inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigori cyari kishe umuntu yakibonye mukabona icya Jovig cyari kiri gukora umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro nindi kuri ryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu. Wamurashiniwe boss w'iki kigori cya Jovig. Jovig yitwa Toro. Yarashe umuntu ariko iyi video ntago yamufashe. Tegereza iki kigori cyasubiza inyuma reba urashe umuntu we yitwa nde? Boss wabangaba ngo yitwa Toro. Ni urashe umuntu. Ari kumwe n'uyu. Yasubije inyuma arihutisha. You real disappointed me, Ash. Katururi. Now your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibereye iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Yarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we kushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda jiramo Right now, I'm not sure I can trust. sinzi ubu kubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashuea Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo umve amagambo umuvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga amakuru bita Paul Cash yansigiye miliyoni 5 z'idolari amanura urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za batoro ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosiye izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni 5 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni 5 kereka muri iryo joro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe garabitambika Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. yari umukiriya usanzwe Sorry? weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ukeka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? Asked you kuri wowe nsa nk'ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to... uriya mugabo ni umu ex wanjye umu ex payadi twahoze dukundana Just a customer, huh? yari umukiriya we simumbwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. we turabizana amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabari ukoramo ni akabo Talk to me. I don't know anything about it. njye nta kintu nzi ni ukuri Lie to me, bitch.